kurabagirana. Urabe filime zigiye kujya, filime ubonye idatangijwe n'imirasire, kurabagirana. Cyakoze ubundi rega ibi bintu babiturekere. Ukamenya ko icyamamare cyagafashemo ndetse ukamenya ko ugiye kurya ubuzima. Hey, kadufata umunota umwe duceceke turabe imirasire hano. Cyakoze ndarabagirana. Mbega kinene ko ngarukanye. Ndaburiye. Mbere ko tura filime yacu mbibutsa ikinyobwa kimwe gikeye gitunganye gikomoka ku ntumwa twohererejwe n'Imana. Abahanga bafite ubunararibonye bati umutsamu utsitse wowe unyweye ntiyitsamura ngo atsikire. Urwungi si ubwa mbere mubonye inzoga yikaragira iki. Koranya ubunararibonye yujuje ubuziranenge cyuva ku cyo kunywa nanjye nsomaho. Noneho kirwanya akanyabubwa koko. Cyongera akanyabugabo. Ukeneye kurangura ndika izo nimero izo usubize inyuma uzandike. Nujya kunywa genda ubaza urwungi. Iriya mirasire ngiye yanteye n'ubwoba. Aya basi kadutangire filime yacu. Nanone ni rocking ibisanzwe. Ndabakunda cyane, niyo mpamvu mubazaniye agafilime nk'aka. Nageze aho nkora ibifilime by'abantu bakuru ndabibahata. Nzi ngo wenda hari icyo muzamarira. Naje gusanga nta keza k'abantu bakuru. Bana bato muri tayari? Ngiye kwibanda ku bana. Filime bayise Matlide. Filime umubyeyi umwana mukwiye kwigira hafi tukareba. Tutangiranye umwana vumagambo n'agahinja. Rebe everyone is born, but not everyone is born the same. Buri mwana aravuka ariko buri muntu ntagafuka nk'undi. Or bakers. Bamwe baravuka bakaba mucoma, abandi bakaba batetsi, really good at making jello salad. Abandi bakamenya gukora za salade, abandi bakaba abanyonzi. So, every human being is unique, for better or for worse. Gusa buri kiremwa muntu buriya kiba cyihariye mu byiza cyangwa mu bibi. Parents believe their children are the most. Ndetse buri mubyeyi wese yumva ko umwana we mwiza ku isi. Take a less emotional approach. Ariko hakaba n'ababyeyi basuzugura abana babo ntibabaha agaciro. $9.25 for a bar. Kugurira isabune y'amadolari 9. Nkeneye koga nyine. $1,000? I'm not paying. 5,000 by'uko umwana yavutse. The kid? Ntabyo nzishyura noneho turebe ko uyu mwana bazamwisubiza ku bitaro. Nibaze kubyara umwana ukaza ukamujugunya muri butu y'imodoka yawe nk'utwara ibirayi cyangwa ibishyimbo. Ni akana ababyeyi bakajugunye. Ni akana gato. Ni papa na mama. Nyagasani. Dore umugabo ukuntu agenda akata imodoka inyuma arimo akana. Wakase se U-turn. Utururi. Yewe. Igisaza kidafite umutima. Ku madodani kandi imodoka iri mu mwana. Hari na Zinia Wormwood. Babaga muri karitsiye nziza. They were not really very nice people. Ariko bo ntago bari abantu beza. Kuba ahantu heza ntago bikugira umuntu mwiza. Dore mama ukuntu asohoka mu modoka atanarebye uruhinja avanye mu bitaro Kacyiru uko ruri muri butu na papa nuko. Abana ngamujye muva ku muhanda nta nubwo ko bafite umwana muri butu. Aba bantu ntago ari abantu beza. Dore akana muri butu bagasizemo. So wrapped up in their own silly lives. Uyu muryango wa Mutsu babyaye umwana w'umukobwa ariko baramwibagirwa. They'd have realized she was a rather. Bari bawugiye mu kazi kabo ku buryo batitaga ngo bamenye umwana wabo ukuntu afite impano idasanzwe. Umwana kivuka izina rye yatangiye kuryandika. Spinach. Dore mama ukuntu atera uruhinja rwe yibyari. Aho bogereza ibyombo niho yohereje umwana. Akana bakise Matlide. Kubyara icyana nkawe birutwa no kubyara urunyanya. Umva umubyeyi. Matilda had learned what most people learn in their early. Matlide akiri muto yatangiye kwigisha ibintu byinshi ari byo kwiyitaho. Umwana yatangiye kwiyitaho nta muntu wari umwitaho muri uru rugo.
She developed a sense of umwana uko style. iminsi yicumye yatangiye no kumenya none uburyo agomba kuryambaramo neza. His older brother Michael went buri gitondo umusaza wa Matilde yajyaga ku ishuri, to work selling papa akajya mu kazi for unfair prices. kugurisha imodoka zishaje ariko akazihenda abantu. Soup's on the stove. Heat it up if you get hungry. Matilda nusonza ibiryo bisange mwimwe ibyo bayita guki boro bakita ngo kira siko kinjabutse. Nusonza isupure yisanga kiranjabutse neza mu kinyarwanda. Umwana yatangiye kwimenya mu gihe ababyeyi badahari. Umwana ku myaka y'ibiri itatu yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi be ntabwo bigeze bita kuri uyu mwana, iyo bamwitaho bari kumenya ukuntu afite impano idasanzwe. Umwana witwa Matilda mu myaka ye mike cyane yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi mu gihe batari bamwitayeho, bya bindi bana bacu babyuka biriza ngo daddy mami ngo iki n'iki, umwana yatangiye kubyuka asoma ibinyamakuru. Matilda had read every magazine in the house. Matilda ku myaka ine yasomaga ibinyamakuru byose byo mu rugo. Courage and asked her father for something she desperately wanted. Ndetse aza no gusaba ko ikintu kidasanzwe umunsi umwe. What do you want a book for? Urashaka igitabo? Read. Igitabo cy'iki cyo gusoma? Wowe gusoma? When you got the television. Wewe jya ureba televiziyo, we ntabwo uzi gusoma, warwana we. Umwana ntabwo bari bazi kazi gusoma. Book that you can't get from a television faster. Muri televiziyo ni ukuri ibintu by'ubwenge kurusha ibyo wakora mu bitabo. Matilda already knew that she was somewhat different from her family. Matilda uwo munsi nibwo yamenye ko atandukanye na famiye ye. Needed in this world, she'd have to get herself. Ndetse yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye mu buri ubu buzima ari ugomba kukiha, nta muntu uzakimuha. Mwana wanjye, ibiryo rero twabisize hariya muri micro-onde. The next morning, after her parents left, Umunsi umwe mu gitondo ababyeyi ba Matilda bagiye ku kazi, search of a book. yatangiye gushaka ahantu yakura igitabo mu bitabo. Abona isomero, library. Umwana ku myaka ine yatangiye kubaririza ahantu haba isomero, haba ibitabo, hari library. Umwana abandi bakwambukana wakambuka, bakwambukana wakambuka. Ku myaka ine umwana yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye muri iyi si nta wundi uzakimuha, ari ugomba kukiha. Ku myaka ine abakobwa bari kureba iyi filime abenshi bo bazi ko ikintu bakeneye ngo ari abagabo tuzakibahasha. Ko rubanda muranatinya. Umwana yaje mu isomero afite imyaka. Children's books, please. Ndashaka ibitabo by'abana ahantu biri. Right over there. Bibiri hakurya iriya. Need to pick you out one with lots of pictures in it. Nze nguhitiremo igitabo. Thank you. I'm sure I can manage. Oya urakoze, njye ndaza kwifasha. Yakasana iki cyanara cy'imyaka ine. No thank you, I can manage. Mukajwe gato. Umwana yaje mu isomero atangira gusoma. Ku myaka ine abana bangana gutyo ubundi bari gusoma ngo bibe. Every day, as soon as her mother went to Wera icyo gihe Matilda mu gitondo buka ababyeyi bajyaga ku kazi bamusize mu nzu, we yaragendaga akajya kwisomera ibitabo mu isomero. read one book after another. Agasoma igitabo cyarangira akajya ku kindi. Yagasani uyu mukecuru yarumiye umwana ukunda gusoma. All the children's books, Umwana amaze kurangiza ibitabo by'abana byose, in search of something else. yatangiye gushaka ibindi bintu bitandukanye. Who had been watching her with fascination for the past few weeks, offered Matilda Mu minsi mike ubonaga ko yanahindutse afite amakuru menshi. You know you could Ibitabo byamuhaga amakuru. own library card, and then you could take books Wa mwana ngiye kuzaguha ikarita yo muri library buri gihe ujye for usomera. every day. Aho kugira cyangwa ngo ujye uzana buri munsi, reka ngupakirire ibitabo byinshi ushaka ujye usomera mu rugo, sibyo? Umwana umukecuru yaramufashije. Matilda's strong young mind continued to grow, nurtured by the voices of all. Ubwonko bwa Matilda bwakomeje gukura bugaburirwa ibyanditswe n'abanditsi b'inzobere. Onto the sea. Umwana yasomye ibitabo byinshi cyane, yaragiye arakura, yasomye ibitabo. Uyu mwana ameze nkanjye nkiri muto, narasomye shawo. Gave Matilda, Mumbone nkuze nsigaye nsoma urwunge gusa, ariko buri ibyo nasomye birahagije. you are not alone. Igitabo Matilda cyamukomezaga n'igitabo cyitwa ngo You are not alone, ntabwo uri wenyine. Nicyo gitabo ngo Matilda cyakomeje kumufasha kurusha ibindi. Umwana umunsi umwe yaciye hano kuri garidiyene, abandi bana bari muri garidiyene biga, ibitabo bye kaza akabisoma, by'abakuru n'abato byose avanga. Amaze kugira imyaka nk'itandatu, umwana yarasomye. Today. Uyu munsi hari agapfunyika kajoya. Where'd all this come from? Haba ibintu byose wabikuye Library. mu isomero. The library? Mu isomero. You've never set foot in a library. You only. Wowe ufite imyaka ine ntabwo wajya mu isomero. 6.5. Mfite imyaka 6 n'igice. You were 6.5. You'd be in school already. Iyo uba ufite imyaka 6 wakabaye mu ishuri. I was supposed to start school in September. Iyi myaka inyemerera kuba nakabaye naratangiye ishuri mu kwa 9, ariko ntabwo mwigeze munjyana mu ishuri. Vayo waruzingo we, vayo.
umubyeyi nta nubwo yibuka imyaka y'umwana we zana ibyo bitabo jugunya hakurya. Here's Pi. How old is Matilda? Matilda afite imyaka ingahe? I'm 6.5, Mommy. Njye mfite imyaka 6. I was 6 in August. You're all nushushe imyaka 6 mu kwa I'm munani gonna go to urabeshya. school. school. It's out of the question. Ndashaka kujya mu ishuri. Time for the packages. Ninde se uzagusinyira ngo ugende? Packages sitting out on the doorstep. Now go watch TV. Ninde se uzajya ureberera ibintu byo mu rugo n'ibyo bazanye wowe ujye wicara mu rugo urebe televiziyo? I think there's something wrong with that girl. Hakundi karakana gafite ikihe kibazo? Hey, give face. Have a marshmallow. Dore musaza we nawe akamutoteza. We wa mujinga we. Wansanga we. Nyagasani. Umwana akabihorera hano yari amaze kumenya ko agomba kwiyitaho. Umwana yararagarira amarira agwa mu bitabo. Matilda longed for a friend. Someone like the kind. Matilda horaga yifuza kugira inshuti cyangwa guhura n'abantu bafite umutima mwiza nk'abo yasomaga mu bitabo. King dragons and princesses. Cyane cyane ubwo yasomaga igitabo cya Dragons n'ibikomangoma. That exist only in storybooks. Yaje kumenya ko ibyo bintu bishobora kuba biba mu bitabo gusa. Discover that she could be her own friend. That she had a kind of strength she wasn't even aware of. Gusa buriya gato ngazamenye ko afite imbaraga zidasanzwe nawe ubwo atarazi ko afite. Oh! We sell some cars today, honey, do? Wagurisha imodoka uyu munsi sheri. Does that mean I can get that new TV? None se uraza kungura televiziyo nshyashya? One day you're gonna have to earn your own living. Mwana wanjye umunsi umwe nawe uzatangira kwitunga. Icyo gihe ngo uzige business ya famiye. Kunyumva? All right. The first car your brilliant father sold. Imodoka ya papa wa mbere yagurishije. Yigurisha $380. $1,350. Nayiguze $300 yigurisha $1,100. One cost $500. Iya kabiri nayiguze $500. Sold it for $2. Yigurisha $2,220. Wait, Dad, you're going too fast. Just right. Papa uri kwihuta ndi kwandika. For $68, I sold it for $900. Ariyo naguze $608 yigurisha $990. Cost iya kane $1,100. nayiguze $1,000. $7,000. Yigurisha $7,830. Big American. Yari American Bofors. What was my profit? None nungutse angahe yose hamwe? 10,200. $10,255 nibyo wungutse. Ababyeyi barikanga. Check it if you don't believe me. Bireba umwana si imibare ibintu byose umugabo yavugaga bari kwandika nabyo bazi umwana akora nka calculatrice. You're a little cheat. You saw the paper. Wabisomye ku gapapuro. Over here. None se nasoma agapapuro nicaye hano ugafite mu ntoki uraho. Smart with me? Urashaka kwigira umunyabwenge? Shaka kwigira umunyabwenge warwana? Smart with me, young lady. Punished for Urahanwa. smart. Urampanira se ko ndi umunyabwenge papa? When a person is bad, that person has to be taught. Iyo umuntu ari umuntu mubi aba agomba kubihanirwa. Umuntu haguruka wa muntu. Harry Wormwood. Uriya mugabo hari wa Mood. Given his ntabwo yari azi ko yigishije isomo umukobwa watarazi umwana yari agiye kuzakoresha. When a child is bad, aho kubwira umwana we ngo ni umwana mubi, person is bad. yaramubwiye ngo umuntu mubi. Introduced a revolutionary idea. Icyo gihe yahaye umwana igitekerezo cy'impinduramatwara Their parents. kigaragaza ko umwana ari umuntu n'ababyeyi bari abantu, umwana nawe agiye gutangira guhana abantu. Iyo umuntu akoze nabi arabihanirwa. Umwana kuva papa yamubwira iryo jambo ese avuga ati nanjye rero papa uri umuntu mubi ngiye kujya nguhana. Ni papa wabimwigishije ngo iyo umuntu ari umuntu mubi arahanwa. Papa nawe nabonye uri umuntu mubi reka nguhane. Papa ubundi ngo ari kumubwira ngo iyo umwana ari umuntu mubi arahanwa. Ubwo ntabwo umwana ari guhana ababyeyi. None papa yambwiye ngo umwana araje no gufatira imiti chemicals yari yaragenda aravanga ibuka uyu mwana na ni umuhanga aba yarasomye n'ibitabo ibya chemistry physics byose araza arakuvangira. Yeah. Come. Umwana none yamuvangiye ibintu by'imiti n'ibiti yavangavanze. Bamubwiye ati iyo umuntu ari umuntu mubarahanwa. Umwana atangiye guhana ababyeyi be. Ni Matilda gafite ubwenge. Uyu mwana ku meza ngaha akivuka yari azi kwandika izina rye. Mama kumbi yagiye kuryama. Hano arakaba yambaye ku maso kugira atagira n'urumuri na ruke abona. Umwana acaho mu gicuku. Come into my room. Dore bya bindi muze mu gitondo babyuka akoresha mu misatsi ye. Nagaze ko umwana yamuvangiyemo ibindi biproduit chimique. I take you to the shop. What do you say? Uyu munsi ndakujyana ku kazi mwana wanjye nangire nkwigishe business. I say appearance is 9/10 of the law. People don't buy a car. They buy me. Abantu nako bagura imodoka bagura njye. Such pride in my appearance. Bakunda kandi ukuntu nitwara. Clean shave. Imisatsi yanjye ukuntu mba nogosha utwanwa neza byose n'agakote keza n'icyo bankundira. Bakabona ko ndi smart. Learning too.
nawe uyu munsi ugomba kuza ugatangira ukabyiga mwana wanjye. Umugabo yagiye gucuruza abayikozeho. Umwana hano icyo kurya niwe ukimenyera. Hano nta muntu umwitayeho kuva yavuka, yarabimenye ko kuva yavuka icyo akeneye ku isi ari uzakira. Heir to the throne. Today we mwana wanjye umunsi ndakwicaza ku ntebe y'ubwami. Bano kumureba arikanga. Imisatsi yabaye imvi yajyaga aratisha y'umukara. Umwana yamuvangiye ibikabikoze biragenda imisatsi yari umweru biyihindura imvi. Mama arikanga kandi uyu mugabo akunda umusatsi we ni umunyabwibone. What did you do to your hair? Wakoreye iki imisatsi yawe? Dora kabikoze. hair? Ntabwo bazi ko kagira ubwenge bwo kuvanga ibyo bintu. Umugabo azakwira mu nderwa imisatsi yabaye imvi. Yabaye imvi. Yewe! Yajyaga byuka atera kakanta ewana. Uriya mwana do. Give me that. You going with those. Give me those. Icyo bijyanye sana hano. Rebe. Mu gitondo. Ka matlide. Get in. Njera. Dirty dealings, like buying stolen car parts, never stay secret for long. Uyu mugabo yibaga ibikoresho by'imodoka bibye. Gets involved. Ariko FBI yari itangiye kumumenya ko uyu mugabo ahantu agurishiriza modoka ari igihe agura ibikoresho bibye Nyamirambo mu biryo ngo bakabimuzanira akabitera ku mamodoka ari bucuruzi. Suspect exits domicile. Saa 3:17 ukekwa asohotse we. Ni na 18 we. 917 is correct. Saa 3:17 nibe byanyaye sina 18. Kwereka umugabo yitwa Womood, Henry Womood. Akana ke kwitwa Matlide Womood. One day all this will be. Mwana wanjye umunsi umwe iri garage naye amamodoka ncuruza nzabigusigira yagurushaga n'amapiyesi. I paid $100 for her. Urabona nk'ibintu biguza amadolari 100. Ariko iyi modoka nubwo yari yagenze ibirometero 12,000. Ushobora kubigabanya. I sell her. Iyi modoka naguze amadolari 100 nkayigurisha 1,100. But that na 10,10 sorry. Equipment, money. Mwana batangiye kumwigisha akazi. We use super glue instead. Hano dukoresha super glue. Tugafatisha umugabo araza agafata imodoka zishaje akazisanasana akazigurisha menshi. Isn't that dangerous? None se papa kugurisha imodoka zishaje gutya wabeshya abantu si bibi. Transmission. The sawdust quiets the gears and lets the engine atangira kwigisha abana be for a couple of miles. Ngo hari ibintu vanga muri moteri kugira ngo moteri izagenda umukiriya kigura abone ko moteri ari nzima igenda neza. Nyuma y'igihe giti moteri ikamukwamana imodoka igapfa. Take my hat. Fata ingofero yanjye. Ugabo n'urugayeskoro n'urujura. Kugura imodoka bishaje mu gatsata rukabigenda rukabigira. Noneho you run it backwards, the numbers go down. None ibirometero imodoka yagenze ariko nkwereke ukuntu babisubiza inyuma. Ikiga ibirometero imodoka yagenze kibisubiza inyuma. Imodoka kikayigira 0 kilometero. Papa uri bandi. Kwiki? This is illegal. Ibintu ukora ntabwo byemewe n'amategeko. Keep drilling. Komeza natukore. Do you make money? Winjiza amafaranga ukira akazi. But don't people need good cars? Ariko abantu bakeneye ko bagurisha imodoka nziza. Dad. Wabagurisha imodoka nzima papa ukareka kubiba. Wiseacre. Kangubwira we munyabwenge winjije. Big you're little. Yenze ubwenge uri ikigori. Ndi mukuru uri muto. Kana kintu wantwara. Gasani mvuko unabwira umwana we. Kana karababaye ntabwo gashyigikiye amafuti ya papa. Kana karababaye bakisa kagoryi kandi barakabwiye ngo iyo umuntu akoze ikosa arabihanirwa. Twasize kari kureba supaguru n'ingofero. Ewana natsinze muri loto natomboye nari nabetinze. Nabetinze. Let me see the money. Never mind. Double big. Amafaranga re. God, your hair looks awful. Imisatsi yawe irasa nabi. Let me in. Here's your hat, Daddy. Papa dore ingofero yawe kana kamuhereza ingofero. Umugabo yambara ingofero. Come on, get in. Nshira. Yeah. How much? Wari yangaye? No, and you to find out. Ayo nariye n'inju yazi ntago ari we ugomba kwemenya. Kumbe hano birasa nkaho uburoso bwo muri supaguru bwakoreshejwe. Did you ever take us out? Of course I do. I took you to the flipper. I don't remember any of the flipper. The Bavayo. Comb and the pasohokanya abantu. I like. Urebe. Bonjour, this way please. Yaramutse mwaramutse. Get off. Kuramo ingofero. Kuramo ingofero mufata ku mutwe. Please. Kana kayishizemo supaguru. Kuramo ingofero yanga kuvamo. Harry, nobody cares what your hair looks like. Kuramo ingofero nta muntu witaye ku isi. Kuramo ingofero biranga. Kuramo ingofero biranga. Umwana arabareba. I'm gonna hate this hat. Kango kuramo icyo kigofero. Kuramo ingofero biranga. Biranga. Umwana mutaze supaguru. Turashize. Napfuye. Kungura huru. Baby, stop it. Wikwigira umwana kuramo icyo kigofero mukecuru nawe n'umusazi. Abantu barumirwa muri resitora. Barumirwa. Kana karabari. Kabikoze. Kuramo ingofero mukecuru.
umukecuru iramushabuka parika nabi uyu nawe ngo hakurya kana karaseka ibintu umusariferi biricyo bijya mu bicu to hey furushati umwana ifurushati mugwa umusaza we nawe araseba umwana w'ifurushati yaje yiparika mu biryo rikambe nijya turasubira mu kanya Will not be the figure of ridicule. ibintu by'ubuswa sinzi ibyo ari byo I want it now. ndashaka icyubahiro kandi none You don't see how you glued your head on him. ubundi washyize supaguru mu ngofero yawe But obviously, supaguru ingofero yafashwe ku mutwe Not glue my hat to my head. ntago nafata supaguru ngo nshyire ku mutwe I wanjye refuse to my hair. do baby, wait a minute. akarasika kamwe n'isomera ibitabo by'isanamitima uziye kumukora ingofero bakuranyeho n'uruhu mana yanjye we uzaza kwireba mwana From now on, this Very munsi. does exactly what I say. iyi famiye izajya ikora ibyo mvuze Exactly when I say. igihe mbivugiye aba ari byo bibera kira ingofero yawe And right now, noneho ubu rero we are eating dinner and watching TV. tugiye kurya ibya nijoro turebe na filime zasobanuwe na rande na roki Ready to get sticky. bano baje kureba filime wana muri ya tombora aho tuguha umwanya amafaranga afasha ku mubiri wawe akaba ariyo utahana Get away. tugiye gutanga amafaranga Idiots out there who don't know how to play. Here's how it goes. ku batazi ukuntu uyu mukino ukorwa reka tubibereke One step closer. iri kureba icyana kirano kiba kiri kwisomera ibitabo aho kureba televiziyo kandi papa yaravuze ngo icyo nshaka muri iyi nzu aba aricyo gikorwa You get to take home. mwana wa Incorrect answer. We'll move them closer. Hi, Dad. bite papa iki cyana cyari kwishyura Family? uri muri iyi famiye yanjye Hello? we Are you in this family? uri muri famiye yanjye yavuze ngo famiye izajya ikora ibyo avuze n'igihe yabivugiye yavuze ngo barebe filime none umwana ari gusoma igitabo Family time. What is this trash? you're- amasaha yo kuryana ya famiye uri mu biki Daddy, it's lovely. papa ibi bitabo ni byiza Dick by Herman iki Melville. gitabo cyitwa Moby Dick Moby, what? cyahamani ngo Moby what This is filth. turi iki gitabo cy'umwana ari gusoma Nice, it's a library book. papa icyo gitabo ni icyo mu isomero banije ntabwo ari icyanjye It's reading. You're a wormwood, you start acting like one. gusoma kwawe ntabwo mbikunze ukwiye gutangira kwitwara nk'uko baho mudu twitwara tangira ibiganiro by'ubugoryi umwana dore ibintu papa bareba ni ibintu bitagira icyo byigisha umwana kibura ababyeyi b'i Kigali no mu Rwanda hose impamvu babwira abana babo ngo barebe filime ni uko bazi ko filime zasobanuye na roke ari ikintu abana baba bari bunazigiremo cyubaka ariko dore ibintu papa yari ku mwana ntibyubaka ni ibintu bibi umwana yarebye filime ababaye bamufashe umutwe bari kuwukanda nawe ndebera umubyeyi umwana yakanuriye televiziyo arayikanurira ararakara bari kumurebesha ibintu adashaka yakanuriye televiziyo umwana yakanuriye televiziyo iraturika turashize cyane umuriro waje ari mwinshi Didn't do it. ntabwo ari njye ubikoze Of course you didn't do it, you little twit. n'ubundi ntabwo ari wowe ubikoze you little twit wakagoryiwe gato Go ukuntu yita umwana we ariko put your light on. cana amatara gasani Was it magic or coincidence? ese ni maji cyane ibintu byari bihuriranye umwana nawe byaramucanze Humans use only a tiny portion of our brain. bajya bavuga ngo ikiremwa muntu dukoresha agace gato k'ubwonko bwacu For her own great strength of mind, matirido yari ataramenya ko ubwonko bwe abukoresha hafi ya bwose buriya ngo umuntu twese ubona hano n'abantu wita ngo ni abanyabwenge ubwonko bwacu dukoresha akantu gato nta na kimwe cy'icumi dukoresha Harry Wormwood, owner, founder, whatever. Agatha Trunchbull, principal, Cruncham Hall Elementary. banyita Agatha Trunchbull ndi directeur w'ikigo cya garidiyene I y'abana want a tight car because I run a tight ship. ndagira ngo imodoka yanjye uyikore neza mu modoka nziza My school is a model of discipline. ishuri ryanjye ni ishuri ryiza cyane Beat the child, that's my motto. cyane cyane gukubita abana mpaka bamenya ubwenge nicyo nigisha I got a boy, Mikey, and one mistake, They're Matilda. all ahubwo mfite akana mu rugo ndi bugwe nimba ishuri ryawe ryigisha cyane cyane rishingiye gukubita ngo moto y'ikigo cy'uyu mugore ngo ni ugukubita umwana mpaka amenya ubwenge ntabwo ari ukumwigisha mpaka abumenya Let's do business. nimba aribyo nanjye uguha imodoka umwana wanjye nzamwohereza mu kigo cyawe mwigishe uyu mudirektrice bita Hey, you. Trunchbull Going to school. urabizi ugiye ku ishuri yigo Bro. ejo uzajya ku ishuri Yeah, okay. yayambiriye papa we nyambira kumbe papa impamvu yohereje umwana mu ishuri ngo iryo shuri rirakubita I always wanted to go to school because she loved Matilde yakundaga kujya ku ishuri kuko yumvaga ko ari hazigira ibintu what her new school would be like. Go ahead. yibazaga ukuntu nagera ku ishuri bizaba bimeze ishuri bwa mbere bamuzana ku ishuri
surrounded by trees. ishuri yaraje muri ryari ishuri ryiza rizengurutswe n'ibiti indabyo. Well, there was a building. ariko inzu yaraje kwigamo nimbi. So regardless of what Crunchum Hall looked like, yirengagije ukuntu iryo shuri ryasaga nabi, yishimiye ko yaraje kwiga dore ikigaje kwigamo. after all, any school is better than no. nubwo ishuri yaraje muri ryasaga nabi ariko ryarutaga kwirirwa mu rugo atiga. uwo mwana wari ufite ubwenge akunda kwiga. dore ishuri matlide aje kwigamo. Directrice abana baramubona bagaha batwamubonye. moto y'ikigo ni ugukubita abana mpaka bamenya ubwenge kandi byo kubigisha. Hey! Shuri bazanye mu matlide. Yagasani. Ramubona ariko. Bana barikanga. Ikiga abana bigamo kandi n'abana bato garidienne, primaire. You, detention. Matlide yararebye arikanga. Kigashemo. You're too small. Grow up quicker. Wori gatonya uzakure vuba. Ibaza ariko. Matlide ajya kwihisha. Shoulders back, stomachs in. Stand up straight. Hey, sorry. Attention. We biti. That's okay. It's much better than being out there. Ko bambwiye ngo nze hano sinibyo byiza kurusha uko waba uri yarahanze. The principal, Miss Trunch. Uriya ni directrice w'ikigo bamwita Trunchball. You squirts better skedaddle. I'm not kidding. The Trunchbull likes to snap a whip in there to see who's trying to hide. Trunchball araza gukubita umuntu wese warenze ku makosa nako ku mategeko ye. I'm Matilda. Banyita Matlide. Lavender. Hortensia. Je banyita Hortensia. She doesn't really hit children with that riding crop. None sura muyoboza kubita abana kiriya kigoza afite. For scare. Oya kenshi bari gukanga abana. Ariko ibyo akorera abana nibyo bibi. Second grade. Ejo hahise umwana wiga mu wa kabiri. Weekly visit to every classroom to show the teachers a thing or two about handling kids. Yakoze amakosa none basigaye muzengurutsa muri buri shuri ryose bagaragaza uko bakoresha umwana warenze ku mategeko. Of course. Umwana yari yariye bombo mu ishuri baramuterura. Uyu directrice iyo agiye guhana abana banyuze arabaterura akarenza etaje. A window? Of course he wasn't okay. He lived, if that's what you mean. None se umwana banyuje mu idirisha bayo cyane. To be in the Olympics. Trunchball yahoze akina mu mikino ya Olympique. When hammer throw. Ajugunya inyundo, ajugunya amacumu n'ibibuye biremereye. Time? It's better than being put in the chokey. Chokey. Yeah, the chokey. Ariko ibi byose biroroshye. Hole in a wall. Afite ikintu kimeze nk'ikigereza cyitwa choki. Jagged edge. Agenda agafungiramo abantu kandi kiba kiriho n'ibyuma bisongoye. Directrice w'ikigo umwana ukoze amakosa durano bamufungira. Kids in there? I've been in twice. Afungira abana muri icyo cyuma ngiye bamaze kwamfungira kabiri. Arahagusiga umunsi wose. Mujya mubibwira ababyeyi banyu. I mean, would your parents... None se ababyeyi baba babwiye ngo directrice aragukubita babyizera. Hapi hari ababyeyi batizera abana babo. Sha nanjye abanjye mbabwiye ko ku ishuri bamfata nabi ntibabyizera. Ndabona aje ahantu. Fresh meat. Fresh meat. Abona kana gatona. Gato. Amanda Thrip. Amanda Thrip. Niko witwa? Yes, Miss Trunchbull. Yes, Miss Trunchball. What's what, Miss? Ibyo ni ibiki bikize? Hanging down by your ears. Ibyo ni ibiki washyize ku matwi yawe? Pigtails? Ni imisatsi yitwa pigtails. A pig, Amanda? None se uri ingurube? Ko washyizeho pigtails? Do I allow pigs in my school? Ese nemera ko ingurube ziga mu ishuri yangira imisatsi bayiziritse kuri niko bayita pigtails cyangwa se ponytails. Is a twit. Mama wawe ni ikigoryi nyagasani. Chop those off. Ita ukata iyo misatsi yawe nonaha. But Ariko iki? did you say but? Urambwiye ngo ariko ndakubwira ukata imisatsi ukambwira ngo ariko. I'll give you but. Wa cyane waruzengo aturo kana gato. Karaga imisatsi y'akana gato. Debira directrice w'ikigo. Turashize. Karaga imisatsi y'akana wa filime. Karaza kana. Karenze igipangu hakuryiyo. Reba ikigo yigishirizamo abana. Umwana mu bwenge ariko. Yenaze umwana. The fence? We agiye kugwa ku ruzitiro rumwica. Umwana yaje no ku ruzitiro. Yebe. Abura gato. Umwana agwa mu ndabyo. Agwa mu ndabyo. Karya umunyenga ahubwo. Karya umunyenga gasoroma indabo. Yana kari y'umunyenga. Twana rero dushimishwa n'ubusa. Nega umunyenga umunyora. Do. Mwambonyes. Bwana n'ubuzanga. To class before I throw you all in a choking. Mwese mujye mu ishuri cyanjye kubafunga. Lavender. What's my teacher like? Mwarimu wanjye ameze ate? Run. Ugiye ko directrice ari mu bibigeza aha ubwo mwarimu wameze ate? Matilda's teacher, Miss Honey, Wari ugiye kwigisha Matlide witwaga Honey. people Nako Honey. appreciates every single for who she or he Yari umuntu wita
kubana neza akabafata uko bari. N'umwarimu umwana mwiza yitwa ngo Miss Honey. Okay, listen up everybody. We have a new student with us today. Mwese muceceke uyu munsi dufite umunyeshuri mushya mwiza. I'd like you to sit over here with Lavender. Now you Yitwa Matilda agiye kujya yicarana na Lavender. So I'd like you to be especially nice to Matilda and make her feel Ndetse Matilda mufate neza mu muha ikaze n'umunyeshuri mushya. Bivuze ngo uyu mwarimu uri hano ngo ni umwana mwiza wita ku bana bose. Miss Honey was a wonderful teacher and a friend to everyone. Miss Honey yari umwarimu mwiza ndetse akaba inshuti ya buri umwe. Beautiful as it seemed. Miss Honey ndetse ari n'umuntu mwiza. a secret. Ariko yari afite ibanga ryijimye mu mutima we. She did not let it interfere with her teaching. Ariko iryo banga ryatumaga babara ntago ryivangaga mu myigishirize ngo yigishe nabi. Very good day. Matilda washe ku munsi mwiza. Everything that we've learned so kuko uyu munsi tugiye gusubiramo amasomo yose twize. You don't understand any of it. Nutabyumva nta kibazo kuko uri mushyashya. So just ariko nawe nugira igisubizo umenye umanika akaboko. Sibyo? Bagiye kumusubirizamo ibyo abandi bize abandi biga bamaze imyaka biga we nibwo akize. Okay. Rebe. Let's do some together. Okay, reka no tugira ko dukora. 2 times 4 is? Kabiri gukuba kabiri. Nako gukuba kane ni 8. And 6 is? Kabiri gukuba gatandatu 12. 2 times 9 is? Kabiri gukuba 9 18. You've been practicing. Mumaze igihe mwitoza. You'll be able to do. Kuba bidatinze. Muzaba muzi gukuba neza. 14. Kabiri gukuba 7 14. 13 times 3. 13 gukuba 379. 927. Abandi baracicika. Ibihumbi 4927. Pardon? Ngo iki? I think that's the answer. Ndakeka icyo nicyo gisubizo. 9 times 3. 13 ukubye 379 ni ibihumbi 4927. Nawe uri kureba iyi filimi ibyo bintu ntago wabimenya udafite calculatrice na mwarimu yaje kubisoma. Ni imibare no yaravuze mu mutwe atazi. 13 gukuba 329 ni kangahe? Umwana akora nka calculatrice mushya mu kigo. Mwarimu nawe yabanje kujya guterateranya kuko ibyo bintu ntago wahita ubimenya. Yari ikanzu sikari byo. Wow, barumiwe. Matilda, you know how to multiply big. Matilda uzi gukuba imibare? I read this book last year in mathematics. Umwaka ushize nasomye igitabo cy'imibare muri library. You like to read? Ukunda gusoma? Oh, yes. Yego. To read. Nkunda gusoma. Ukunda gusoma iki? Everything. Ibintu byose. Lately I've been reading Doll's Chips. Iminsi ishize nandi gusoma Dallas Chickens. Charles Dickens nako. Every day. Icyo gitabo ngisoma buri munsi. So could I. Nanjye nuko icyo gitabo nyangisoma. Cya Charles Dickens. You got your workbooks and let's start with section. Mwarimu yagizemo n'ubwo batangira kuvuga ngo mukore ibitabo twige. Abonye umwana umurusha ubwenge. Akuze kujya kwiga muri Gardienne ugasanga umwana uri kurusha ubwenge. Yikanze. Ibitabo no mugora asoma warangije za kaminuza. Nibyo uyu mwana asoma afite imyaka 6. Uyu mwana ari kunyibutsa nkigasha. Nabonaga ndi gutigiye mu ishuri. Nabonaga bari mu mbarusha. Yayisaza ku muyobozi w'ikigo feri ya mbere. Kumangana. Injira kana kaza ubwenge bana bato mujye mukunda kwiga. Musabe nka Matilda nanjye narize. Niyo mpamvu nsobanura neza. Jen, good. Injira hano, Jen. One of our little heart-to-hearts. Do. Directrice w'ikigo. Meze nk'umusazi. It's about the new girl in my class. Nari nje ngo tuganire ku mwana mushyashya ndi kwigisha. Witwa Matilda wo mudu. She's a real wart. Papa yarambwiye ngo ura mwana ni ikigoryi. Wiki. Urwana rw'uruswa rutazi ubwenge rw'urucucu. She's a very sweet girl. Parabishye Matilda ni umwana mwiza. Ndetse afite n'ubwenge. Child? Yes. Ubwenge. Multiply large sums in her head. Ashobora gukuba imibare myinshi cyane mutwe we. Akora nka calculatrice. Well, I think she might be happier in the. Ndakiye kuri mwana nagakwiye kwiga muri Gardienne tumujyane nko mu wa 5 primaire bamukuye muri Gardienne. Can't handle it. Bypass, you're trying to foist her off on one. Kira cyane wa barambwiye ngo kira ubangamiye nawe ubwo gitangiye kubangamira ushaka kukikiza ngo cyoreza abandi barimo. Ibyo n'ubugwari. Ndagira ngo unyumve Jane. The distance the shot put goes depends upon the effort you put. Itandukana ry'ukuntu twese duteramo rino buye n'umuhate dushyiramo ngo turishugunye. Can't handle. Sasa directrice tanyawa tura mwana ababyeyi bambwiye kari ikigoryi. Kurya. Bashugunye ikibuye. Roza kino mikino ya Olympique. One day, Jen, you'll see that everything I do is for your. Genda uwo mwana umwigisha nimba yanagukubaganiwe ushaka umwikiza ngo umwoherereze abandi barimo ubeshya ngo afite ubwenge. Genda umwigisha. Gasani. Dore ibintu abarimo. Witoriza gutera utwuma ku mafoto y'abana bo mu kigo cye. Umwana ku ishuri. Umunsi wa mbere ku ishuri ageze iwabo bona hari abantu bacunze hanze.
bari abantu bikena ba FBI bari kuneka papa bamenye ko acuruza imodoka mu buryo butemewe azigurira ibikoresho by'ibipapirano. Before, when she was having that. Mom, I'm home. Oh, how was school? Mama ndi mu rugo. With Valerie. Ku ishuri byagenze mama, ku ishuri byagenze neza. 6th grade work. You're kidding. Mwarimu yambwiye ngo nkwiye kujya kwiga mu wa gatandatu. Dore ibitabo bamaye ngo njye gusoma. Middle of an important phone. Wacyane ntabwo ubona kuri telefone. Ask me how school. Ariko niwe warumbajije ngo ku ishuri uko byagenze. Ziba. He's supposed to do. The baby wasn't his. None se umwana katari ubwo yari gukora iki? Mama. Hey, they gotta be implants. Uyu mubyeyi ntago agiye umva umwana School is insane. Directrice w'ikigo cyacu ni umusazi ndakwiyamye. Fenced by her hair. Yateruye umwana imisatsi amurenza urupangu. Ibaza ababyeyi batumva abana. Ababyeyi umwana najya ava ku ishuri agakubwira ngo umwarimu hari ibintu yamukoreye ujye utega amatwi. Ukuntu ababyeyi mwishi nako twishyizemo uko abana ari abantu babi. Nako abana bacu bananiranye. Hiya! Whack to the belly! Ewan! To the face, no! No! Shimaze kumutera igipfunsi. Dore papa ibintu bari kwigisha abana nawe ndebere. Bari kureba imikino y'ibintu cyo kurwana. Come here. Umugabo atangiye gutera kakanta aribika imisatsi yongera kuba umukara. Do, reba ibyo barimo. Kumbe mwarimu yaje gusura umwana. Don't give money, we don't charities, we don't tujya dutanga amafaranga, ntago dufasha abantu. Mr. Wormwood. Jennifer, honey, I'm Matilda. Banyita Jennifer, ndi mwarimu wa Matlide. Yakoze iki ku ishuri iriya nkubaganye? Matlide ajya mu cyumba cyawe. Beat it. Nona. Look, whatever it is. Ibyo umwana wanjye byose yakoze ku ishuri. No, there is. Ikibazo cyawe nta kibazo. Beat it, we're watching TV. Turi kureba televiziyo. Mr. Wormwood. Mr. Wormwood. If you think watching some rotten TV urakeka kureba televiziyo important than your daughter. biruta ubuzima bw'umwana wawe nigisha. Uri mubyeyi nyabaki. That darn thing off and listen. Kuki utazimye icyo televiziyo ngo tuganire ku buzima bw'umwana wawe? Kuri kureba televiziyo. Come on, get this. Sawe njira. It's not gonna like this. Come on. Umugore wanjye wo mudu ntago ari buze kubikunda. Rero bikundi. Yaje kuriba kana mu rugo ukuntu kabaye kana yabonye ku ishuri gafite ubwenge kanabubarusha. Ni mwarimu, uyu mwarimu akunda abanyeshuri be. Ku buryo no mu rugo aza akabasura. Ibintu abarimu benshi badakora. What do you want? I'm sure you're aware by now that Matilda has a brilliant mind. Ese murabizi ko umwana wanjye afite ubwenge bwinshi. Zanira byerisha. Papa byeri zashize hari urwunge urwo ni rwo nashakaga ubundi na mbere. Oh, no thank you, dear. Nawe tugu urwunge oya. Material I didn't see until my 2nd year of college. Ubwenge uriya mwana afite ngiye natangiye kubugira niga muri kaminuza. I really feel with private instruction that she'd be ready for college in just a few short. Uriya mwana ashobora kuzajya muri kaminuza gifite imyaka mike cyane kuko hari imyaka myinshi azasimbuka ari Burayi niko bakora ibintu ufite ubwenge bwinshi ntago bagutesha igihe ngo urangiza za primaire bahita bakujyana muri za kaminuza ugakomeza niko nakabaye nariza ariko banindijemo. I have a nice house. Ufite inzu nziza. Wonderful husband. Ufite umugabo mwiza. You were slaving away. Ibyo bintu byo kwiga n'amasomo buzanano ntacyo bivuze. You want Matilda to go to college? Urifuza ko Matilda wacu aziga kaminuza? College. I didn't go to college. I don't know anybody. Ntago nigeze niga kaminuza nta n'umuntu tuziranye wayize. Fool salesman. Ariko reba ukuntu ndi umucuruzi w'umukire. Umva mubyeyi. Educated people, Mr. Wormwood. Ntukajye usuzugura abantu bize. I'm ill, heaven forbid. Nuramuka urwaye College graduate. uzavurwa n'abaganga bize. Or say you were sued for selling a faulty car. Cyangwa niba kurega gucuruza imodoka z'injurano cyangwa zifite ibibazo ukajya mu rukiko uzatabarwa n'umwavoka wize. Abantu bize ntukabasuzugure. Buri umuntu wize niyo waba umurusha amafaranga ntukamusuzugure. Iyo turi mu bibazo nibo duhamagara ati ngira ku rukiko bikurikirane. Going to agree, are we? Cyakwa muganga. No. I'm sorry I burst in on you like this. Mbare rero ndagiye. Cyangwa nanone abantu bize ntukabasuzugure. Waba filime utari kuyumva ruki wize akagusobanurira. Tell me about it. Afata igitabo hana gisigira umwana. Mwarimu yarazaniye umwana igitabo. Urakoze yabonye uyu mwana bakunda ibitabo bimeze kimwe. Buri abantu bakunda filime rero bakunda gutizanya filime ngo uzarebe filime imitwe gutya sobanura roki usanga ari akantu bahuriye n'abantu bakunda ibitabo bakunda kurekomandana. Uzasoma igitabo cyitwa gutya ngiye nasomye cyitwa Entire school will go to the assembly room. Ikigo cyose none mbabone mu cyumba cy'inama. Wicare directrice. What's up? Wibira nibiki? Sinzi. Directrice. Bruce Bug Melody. Mu kigo hari icyana ngo cyitwa gutyo. Dore nguyu bose bahise bamureba. Umva ukuntu yitwa Little Brucey, come up here please. Bruce waza hano imbere ndakwinginze. Bruce Melody abana bose baramurebye barikanga. No guhaguruka ni ikibazo. Ibiryo bishobora kuba bigiye guhekura ababyeyi b'uyu mwana. Igere mwaruka ni ibiryo. He lives on my block. Uyu mwana turaturanye. Tutuye muri hood imwe. He lives on my block. This boy
Bruce Bog. uyu muhungu Bruce Melody Is none other than a vicious sneak thief. nta kindi aricyo usibye kuba ari igisambo. Disgusting criminal. wakinyabyaho iki kigisi cya nabi ko nazi ibyo uvuga. Cake. Chocolate cake. keke ya shokora. You slithered like a serpent. winjiye nk'inzoka ujya mu gikoni cy'ishuri ryanjye Snack! urangije unyibira keke ikoze muri shokora. Bruce ntubihakane. Bruce yibye keke. Confess imera icyaha. Well, it's hard for me to remember. sha biragoye kuba nakwibuka iyo keke ngo yari imeze ite. Hey, Was mine. iyo keke wibye yari yanjye. Most scrumptious cake in the entire. rero iyo keke iryoshye muri iyi si yose. Mom's is better. iya mama wanjye iryoshye kurusha iyo yawe, bivuze ngo Bruce yemeye ko yayiriye. ngo nta nubwo yari iryoshye iya mama niyirenze, ariko umuntu agusakuriza ngo inkoko yanjye wayibye. yari inkoko kise shako yari inabiye. yamuzanye hano kumbe wanyibiye keke. bamwicaza hano urebe, bamuzanira keke yose yuzuye. mwana muto nabonye ukunda keke sibyo, kure y'icyuma yagasana abana barikanga. yariye keke ya directrice w'ikigo. baterura keke runini. Chocolatey. uri kumva uhumurirwa shokora se? Now. noneho Eat it. irya yirye yose. I don't want any. ntabwo nshaka kurya. urakoze. Eat it! yirye iyo keke. uyu mudirectrice wibirya wibirya Give him cake. ntabwo yamuha keke. buriya ni uburozi. buriya ni uburozi. ntabwo uriya mudirectrice yaguha keke, ni uburozi amuhaye. arapfuye. wiburiya kira murozi cya directrice. ndumva iryoshye da. ndayirya ngiye Bruce. umwana ngo yitwa Bruce. kurya ibyo nabyo wana ndayinyinyira koko. Bruce yaragiye arya keke. keke zirasema buriya ngiye ntabwo ndaryaho keke. nashonye akantu gato kera. umwana yari arayimara. wana arayimara ariko indi iruzuye. You look like you enjoyed that, Brucey. Bruce keke irakuryoheye? yego madamu. You must have some more. reka noneho tukongere. oya ndahaze. That cook's feeling. waba ubabaje umutetsi wacu. bahise bayimuzane. nyagasani This cake just. iyi keke niweho bayikoreye. You're very own. kandi urayirya wenyine. nyagasani turashize. umwana yararibye arikanga. keke irangana umusozi. mwana Bruce menye bashaka kumwicisha keke. nyagasani turashize. umwana yarwanye na keke. ni hamwe wumva ngo umuntu yishwe n'ibiryo. nyagasani ngo ntabwo uri buve kuri iyi platform utamaze ino confection yose. ino keke bino biryohereye birasema. Bruce yarariye. nyagasani bana nabo Yesu Kristo nta mwarimu. agiye kuruka. he's going to puke. agiye kuruka. ntabwo ushidikanya araruka kabisa. mwana byaranze. Bruce looks real bad. Bruce ameze nabi. uratsinzwe. hari umuntu wagiye gutereta umukobwa wa Fande. Afande aravuga ngo kumutazimanira umwana bamuzanira igikombe cy'amata. Bruce wabikora. Bruce bemeza uyimare. wabikora. abana batangira kumufana. Go Bruce. Melody. Bruce abana bose baramufana. Bruce wayimara. wariye n'ingurube za hena niyo wayirya. wana je n'utubenzi nari yiporeje. wana bafana banjye sinzabatengu. wana ndatwitse. tarashize muzibe. Bruce yarayifekanye. wana ni plato arayirigata. abafana banjye ntabwo nzabatenga. mwayibonye isahani rera nibiriya baba bavuga. wana ngiye abafana banjye noneho kumva yamanitse n'igikombe. nyagasani uyu mugore ni umugome.
The entire assembly will stay 5 hours after school and copy from the dictionary. Mwese ngiye kubaha igihano cy'amasaha 5 amasaha yo gutamurenza amasaha 5 mwicayo. Together. Kandi kingiye kugifungira muri coki ni handi bafungira abana bataga saa 11 z'umugoroba batashye saa 6 z'ijoro. Umwana ari gutaha yumvisha nabo kuvukira ku cyumbu. Baba polisi baje kuneka papa we ahora hanze y'urugo rwe. Young lady, where were you? Mugore mutoruriye. The whole school like kisses for you. Miss Trunchbull yatugumishe ku ishuri amasaha menshi. You see those packages over there? They were left out there for the world to see because you weren't here to take them in. Imyanda nago yigeze uyisohora yiriwe hari umunsi wose umwana ni usora imyanda yavuye ku ishuri. Catalogs and I don't get anything. It's not catalogs, it's car parts, sweetness. It's business. Oh, if it's business, why don't you have it sent to the office? Nari se nimbere business kuki utabyoresha ku kazi. Abapolisi ukazi babandi. Abapolisi na hano bahageze papa. They're parked outside. Abapolisi baparitse hanze bari kugucungira ntabwo bakigucungira ku kazi gusa. Who's a speedboat salesman? Barana abantu bacuruza ubwato bwiruka bumwe bwo ku mazi. Barana abapolisi ndabizi. Uzara bariba. Boats. There are no lakes. Barabagurisha amato no sari ibiyaga bihari. But some people like to go away on the weekend. Hari abantu muri weekend baba bakeneye ubwato. Barariwe niwe bashe kureba. Cops. Mama barana abapolisi mama yikubeshya. I don't know if there's cops. Bivuze ngo mama n'umugabo we ni ibinshanga bose ntabwo bazi gutandukanya abapolisi n'abatari abapolisi cyangwa umenye umuntu kuneka n'utakuneka umwana barusha ubwenge. And the Trunchbull terrorizing her school. It was a umwana mu rugo abapolisi bari bahari. Ku ishuri Trunchbull babangamira. Matlide ni gake yabonaga umwanya wo kwishimana na bagenzi be. Is it lavender? Lavender. Hano ndabyigiceri we n'abana. It's a salamander. Iyo ni salamander. It's a newt. Iyi ni chameleon. Small semi-aquatic salamanders from the genus. Umwana atangira kubasobanurira icyo kinyabuzima icyo ari cyo. And secrete irritating. Bibeshye ntago yari ari chameleon. Barayibereka mu bitabo. Akanyamaswa abana batoye ku ishuri. Ku ishuri abana babonye directrice hari akanyamaswa batoye kenda kumera nk'inzoka nanone kameze nk'uruvu. Wamuntu. Lemon, you're heading for the turkey. Gute ninjira mu kigo gusanga hanze ukuntu aterura kana. Fanya nkwigisha isomo warwana we. Cecuru ni umugome. Niyo misatsi y'ubugoryi. Sana kana hano. Image. Nago ndi nka so. Atakana gafungirana hano. Nyegasani. Miss Honey. We'll teach our class today, Lavender. Please get a water pitcher. Miss Honey. Please, she'll be here any second. Come on. Urebe. Mwana ya jano. Directrice y'ikigo ngagiye kuzamo hano. Mwana itagufatira amazi y'abara akantu k'akanyamaswa babonye ka mu mazi. Bahita baza guhisha ibintu mwarimu abana bigisha byose. Kugira batabona ko bigisha ibintu byiza. Ideas come from hard work and careful planning. Buri akazi karenze gaturuka mu gukora cyane no gutegura witonze. Raina, cover the birds and the beetles. Mwana ya jano ahisha ka kanyamaswa kabo. Last time. Bano bafite ukuntu bahita bahisha ibintu bishimisha abana umwarimu akoresha. Don't laugh. Directrice agiye kwinjira ntimuseke ntimuhumeke. Don't breathe at all. Ntabwo sinumve n'urwana na rumwe ruhumeka. Yinjiye. Miss Trunchbull. Morning, Miss Trunchbull. Mwaramutse Miss Trunchbull. Sit. Shara. Mwana azaniro y'amazi yo kunywa. Shu. Shinguka. I've never been able to understand why small children are so disgusting. Ntago ngenje amasha kumva ukuntu abana batari ibigoryi. They're like ari hehe Matlide. Bamujyanye muri coki ni mu runigiro. Niko bahita. Muri coki ni mu runigiro. idea of a perfect school, one in which there are no children at all. Ibaza ariko umuyobozi w'ikigo ngo ubundi ikigo cyiza mba nifuza ni ikigo kitarimo umwana n'umwe kandi abana ntibakwiye kwigisha ariko ngo ikigo yifuza ni ikigo kitarimo umwana n'umwe. Noneho You wowe front of the class imbere y'ishuri sasa kuva kana makajyanye kugafungira mu runigiro uyaje ugatabara ni ka Matlide ni Miss Jennifer Honey. I tell you kana itakazana mu ishuri kigane n'abandi kugenda ugafunga kana umunsi wose. This could be the most interesting thing you've ever done. Ikimenyero cy'ikintu gitangaje wigeze ukora. Rekurira urwana hasi. Squirming worm of vomit. Icara hasi wakinya mu njonjorero rwawe barutse. Nyagasani, umva ibitutso tukabana ariko. Aza kunywa amazi. Uyaraseka. Guruka. Kakandi yazishije imisatsi.
Miss Honey taught us how to uzi guspellinga yego yesterday. gwereje batwigishe guspellinga ijambo difficulty Difficulty if your life depended on it. n'ubundi mpamvu uzi gukora spellinga ni kwa kundi ugenda uvuga inyuguti igize ijambo nyine murabyumva. How would that be? Mrs. D, Mrs. D, Mrs. I, Mrs. F, Mrs. F, FI ubwo bari guspellinga difficulty Mrs. L, ariko binyuje mu buryo uriya mugore bigisha. Sicyo Why are all these women married? kubera icyo ubundi bari gukoresha ngo Mrs mu buryo mukoresha mu spelling Spelling, not poetry. icyo bwo kwigisha abana kanana banze nywa amazi. Let me understand why small children take so long to grow up. N'umura nibaza impamvu ibyana bito bitwara igihe ngo bikure To annoy me. cyangwa nukugira ngo mundakaza anywa amazi arimo cya gikeri kimeze nk'umunyorogoto nanone bana baraseka diregitirise ngweye amazi arimo ikinyorogoto baraseka ngweye amazi arimo umunyorogoto umunyorogoto wenda kumera nk'umuserebanya ikinyamaswa ntazi ukuntu kimeze. Get it out. Speak up. Ufuke uyu naraseka As well as the next fat person. bana baramuseka ngweye amazi arimo ikintu kure bana bona It's a snake. ngweye amazi arimo inzoka n'inzoka we baramuseka uyu aramanika. One of you tried to poison me. mwagerageje kundoga ni wewe umanitse Matilde niwe washatse kundoga nari mbizi. You'd like to know it's not a snake, it's a newt. Iyo ntago ari inzoka ahubwo bayita newt kari akanyamaswa bakita newt Trunchbull. n'ubwa mbere nanjye nkamenya. You villainous sack of goat slime. You did this. niwe wanduza Trunchbull. Miss Trunchbull ya Alone? Or did you have accomplices? ahubwo wabikoze wenyine cyangwa wari ufite abandi bafatanyacyaha. Do it. ntago ari njye wabikoze. Like the choky, did you? bivuze ngo nagufungiranye muri coki birakubabaza Well, I'll pay. uza kwihorera amazi arimo umuserebanya. For what, Miss Trunchbull? For this newt, you pissworm! ngiye kugwana kubwo kuba amazi Didn't do it. ntago ari njye wabikoze. Besides, even if you didn't do it, I'm gonna punish you because niyo waba utabikoze ngiye kugwana small and I'm kuko ndi mukuru uri muto wrong, and there's nothing you can do about it. kandi nta kintu wantwara. Liar and a scoundrel. And you're shindura umubeshyi a liar and a cheat. You're the most naso ni umubeshyi low lifes in the history. ugurisha imodoka za kera cyane akabeshya abantu umwana yararakaye akanurira yane cya kirori kirimo umuserebanya ararakara. In this school, niwe kagoryi kari muri iri shuri God! umwana yarebye ikirori yarakaye ikasani wa muserebanya ya newt utarukira ku mwenda wa directrice yewe ndapfuye abana baraseka abana baramuseka abana bura nabo rero baramuseka to ndapfuye umugore wiyemera atinya umuserebanya we atinya akantu k'umuserebanya abana baramuseka bareba filime batishiye umuserebanya babonaga hakurya iyi zirerata muri abana ntago batinya abifitiye n'umutima mwiza. wowe ntago nigeze nyeganyega niwe wabikoze. Possibly have done it when she was sitting with yabikora gute se yari yicaye hano yaguteye umuserebanya atari yicaye hano ndaza kugucunga mwese murabyana When you go to your little cubbies to get your smelly little mwese ibyo mukora byose ngiye kujya mbacunga lunch. kugeza aho mukataho murira mwese nzajya ndi kubacunga cyane cyane uwe Matilda leta yikubita aragenda rebe Thanks for not telling. Best friends don't urakoze kuba utandeze inshuti za nyazo ntago zirigana. really dance. Yee usikaze kubyina we muserebanya uramubyinishije. nice, and then I'll come and help you abana bari kubyina hano Okay. bigana directrice in a minute. Matilda n'utuzi twana bigana. Miss Honey? Miss Yani Miss Honey, I did it. ninjye wabikoze. What? ukoze biki? Glass tip over. ninjye watumye ikirahuri gisimbuka. Don't let Miss Trunchbull make you feel that. wituma Miss Trunchbull yumva ko ari we wakoze amakosa nkariya ntago ari we wabiteye. With my eyes. nabikoresheje amaso yanjye mbikwereke amaso yanjye uyu mwana yigeze kureba televiziyo irameneka none rero kuvuga ngo kandi kuko yarebye kira kiruri tubona umuserebanya urasimbutse. Many people don't feel powerful at all. byibura wa mwana wigirira icyizere uri kumva ko ufite imbaraga abandi bantu baba barihebye bumva nta mbaraga bafite kana ukaza kumwereka ko ibirahuri gatuma bigenda kakanurira ikirahuri birakariba simbuka w'amazi we simbuka simbuka wa kirori Matilda Matili I
really did do it, Miss. ngenda bizi ninjye wabikoze ninjye warebye ikirahure umusore banyura simba. Things about life is sometimes you can do something until you want to show someone and then you can't. ndabizi muzima rigiye bibaho kumva ko wakora ikintu ariko washaka kukimwereka bikanga. Ntabwo ari uko bimeze. I don't know. Simbizi. Maybe I made myself tired. Ahari menya naniwe imbaraga zanshizemo ariko ninjye wabikoze. Would like to come over to my house this afternoon? Ese uyu munsi waza kunsura mu rugo? I'd like that very much, Miss Honey. Nabyishimira cyane Miss Honey. Bamwita Jennifer Honey. Uyu munsi barakwereka Meteresa atashye yatahanye n'umwana. Yeah. Ndikumva nkomeye nazenguruka isi yose ngenda. We nakunyizera sibyo? Sinzi ibyo wizera mu mwana ngo ufite by'imbaraga. Gusa ubwo ubyizera n'umutima wose bizagufasha. Bageze hano. Hara niho Miss Trunchbull atuye directrice. Why is there a swing? Kuki ari ikicungo se? A girl I know used to live in that house. Umukobwa nzi yahoze aba muri iriya nzu. Uwo mwana w'umukobwa yari yishimye. She was just 2 years old. Her mother. Afite imyaka 2 uwo mwana yaje gupfusha mama we. Doctor. Papa yari umuganga. Needed someone to look after things at home. Yari akeneye umuntu wakwita ku rugo rwe. Mother's stepsister to come and live with her. Arangije atumira umuvandimwe wavukanaga na mama w'umwana wari wapfuye ngaze kuba muri urwo rugo ariko batari bahuje mama. Stepsister. Yes. Uwo mu Anthony Trunchbull. Worst of all, when the girl was 5. Umwana amaze kuzuza imyaka 5, papa we yarapfuye. Die. Papa yapfuye atese. Decided he'd killed himself. Abapolisi baravuze ngo yari yishe papa w'umwana. What's the thing? Kubera iki se yari kwiyica? Knows. Nta muntu n'umwe ubizi. Uwo mwana asigaranye ubwo yasigaye arerwa none na Anthony Trunchbull. She found a small cottage. Uwo mwana yaje kubona akazu gato. Lovely rhubarb farmer for just $50 a month. N'akazu yishyura amadolari 50 ukwezi. She planted hundreds of wild. Aragenda kuzuza indabyo uwo mwana amaze gukura niko yiberamo yarishimye. Umwana bayeho neza. You know why I told you this? Uzimpamvu nkubwiye ibi. You were born into a family that doesn't always appreciate. Wa mwana wavukiye mu muryango utagufata ngo guha agaciro. Very different. Gusa ibintu bigiye gutandukana bizahinduka. Mwarimu. Should we go inside and have tea and cookies? Waza tukajya mu nzu nkaguha biswi n'icyayi. Yego, bana bakunda biswi. Mwana arebye akazu kari hano abona n'indabyo. Cottage from your story. Yanzu wavuga iri mu nkuru yawe. The young woman is you. Wa mwana mutonyi uvugwa muri iyo nkuru ni weho. Bivuze ngo No. Ubushya ntabwo bishoboka. Yes. Yego birashoboka. Aunt Trunchbull. Trunchbull ni anti wanjye wandeze. Ngeze namwirukana mu rugo rw'iwabo ajya gutura hanze. Uyu mwarimu burya Anthony Trunchbull. Uyu mwana ngari muto mama yarapfuye. Umuntu utaruhuje na mama we w'umubyeyi ariko arabavandimwe ari we Anthony Trunchbull aza mu rugo ngamurere. Hashize imyaka 3 papa yitapfa urugo rw'iwabo uyu mukobwa hani rusigaranwa na Trunchbull. Yes, please. Dore umwana yagiye gukodesha kandi Trunchbull afite urugo rwiza rwa papa w'uyu mukobwa Jennifer Honey. I've often thought about it, but I can't abandon my children. Nubwo banyirukanye muri iriya nzu Trunchbull numvaga ntasiga abana banjye. You're very brave, Miss Honey. Abana bawe n'abana b'ibipupe. Ufite umutima ukomeye. As brave as you. Ntabwo mfite umutima ukomeye nk'uwawe. Weren't afraid of anything. Nari nzi ko abantu bakuru nta kintu batinya. All grown-ups get scared, just like children. Abantu bakuru no bagira ubwoba nk'abana. Wonder what Miss Trunchbull is afraid of. Ubu ndibaza ngo Miss Trunchbull watinya iki? Nimba abantu bakuru batinya Trunchbull atinya iki? Dore Miss Trunchbull mu nzu nini uyu mugore agatura mu kazu gato byegeranye gato. Kandi urugo n'urwa papa we. Bari hano bari kugenda babona Miss Trunchbull. Ni tante w'uyu mukobwa Jennifer Honey. Ninsaba mubona kisa nabi ibirabyo byayereye mbega nawe ubwasa nabi no ku mutima. Pakira imodoka ye n'umujinya tarajya kurahura n'ipusi. Ura n'ipusi. Ndapfuye umugore atinya ipusi. Ngo n'abantu bakuru baratinya. Burya atinya ipusi. Iyi atinya ipusi z'umukara. Hey. Turashize. Kubita umugeri ipusi. Turashize. Ipusi gwani yitica isheni. Oh, he's all right. Imana ishimwe ipusi imeze neza. Yatse imodoka co. Urebe. Get your treasures. Tujye kuzana ubutunzi bwawe wasize mu nzu y'ababyeyi bawe. Anto waragiye tujye mu nzu tujye kuzana ubutunzi wasizemo.
sasa uyu mwana yimuka ngo yasizemo ubutunzi bwe ibipupe bye nibyo yitaga abana be. Vayo ariko hani vayo Matilda dore ngarajya mu nzu ya Trunchbull. Uriya mukecuru agusanze mu nzu yakwiciramo. Uyu nawe arakurikira. Sasa yari mu nzira agenda imodoka imupfiraho. Wibuka imodoka zose zaguzwe mu rugo zaguzwe kwa wa mugabo Henry Wamod zipfa ubusa kuko aba yaratuburiye abakiriya ngo imodoka ni nziza. Binjira mu rugo. Iyi nzu ni iyanjye. Niyo uyu mwana ababyeyi be bamusigiye ariko tante we Trunchbull yayimwirukanyemo yarayikabye. Oh my. Yagasani. Kese hano. My father's portrait you hari ahantu hari amanitse ifoto ya papa wanjye. The Trunchbull must have had a strong stomach. None dore umuntu wagiye akamanika igishushanyo. Hari amanitse ifoto ya papa w'uyu mugore ari nawe nyiri inzu. Uyu mugore yarayimanuye hamanika ifoto ye. Ugura afite ibibaraga. Ukuntu turi imodoka. Trunchbull ahubwo azana bice. Yagasani imodoka yarayikatisha yerekeza mu rugo rwe. Yeah! Modoka yisunika wenyine. Father's chocolate box. Dore ka box papa wanjye yashyiragamo shokora. After supper, he'd take a chocolate, cut it in half. Iyo twamaraga kurya papa yakuragamo shokora. Me the bigger half. Akayigabanya karya agace gatakama kanini. Count them so I couldn't even sneak one. Ubwo yapfaga Trunchbull izi shokora zose yarazitwaye yanga kuzongera kumpa shokora. Akajya zindira mu maso. Izi shokora nta mwana uzirya. Trunchbull niwe waziryaga wenyine akakarababara. Have one. Wariyemo imwe se? Wayiriye? No. Ya. Yabimenye ko ari shokora yabuze. Where's Lissy doll? Cya gipupe cyawe cyari se kiri wavugaga se kiri hejuru. Kana karashaka ukimwibira. Uyu mugore ibipupe bamwambuye akiri muto. Aramukanga turashize. Matilda wakantu. Kino. Umugore kumbaragarutse. Inzu ye hari abari kuyikiniramo. Imodoka mupfiremo. Katururi. Iki nicyo cyumba nararagamo kera. Uru rugo rukiri urw'iwabo. Hano nta bakozi baba bafite ngo bakora amasuku byibura. Magnus. Papa we yitwaga nde Magnus. King Magnus. He called me Bumblebee. Namwitaga King Magnus nawe akanyita Bumblebee. I don't think Magnus killed himself. Ntabwo nkeka ko papa wawe yiyahuye. Do I? Nanjye niko mbikeka. Ushobora kuba ari cya Trunchbull. Kino ni cya gipupe cya Lissy. Ni agapupe uyu mukobwa yakundaga akiri muto. Jennifer Honey. Bakiraho. Uriya mugingo ugurisha imodoka w'igisambu. Ndashaka imodoka nshyashya. Waranubura mu modoka ishaje. Wamubeshiwe. I'm gonna sue you. I'm gonna burn down your showroom. I'm gonna take that no-good jalopy you sold me and shove it up your bazooka. When I'm finished with you, you're gonna look like roadkill. Baby. You what? Eza kureba shokora ze. Nindo hafunguye hano. Yeah. Shouldn't we hide or something? Yeah. Go to the end of the hall, down the stairs, and out the kitchen door. I'll distract her. Wegenda wishaka kurya iriya ndamurangaza. Who's in my house? Induri mu nzu yanjye. Baby. Come on, fight like a man. Vayo duhangane nk'abagabo. Induri mu rugo rwanjye rikaza bafatire mu rugo rw'ureme ngo harashye. Dora kana hano kihishe. Nyagasani. Urebe. Oya vayo aterura cya kibuye kinaga hakurya. Tajya kwitsimba.
do nyagasani kore arakomeye arabyina inzi simbuka inzi yaje asatira hano akana kari kugera no kana hano kari karahavuye nimba kije nagatari nimba kitsimbye ava hano nkumvisha umuntu gafashe yakica gafashe yakica kumbe dore akana hano kihishe munsi y'ameza bebe uyavayo kuramo akana kararigize nimba kagiye he akana karabuze kumbe dore kihishe munsi y'ameza kakana nagatari shawo dore akantu kihishe karatwika sano kumujinya bya bikeke arya nk'igisimba wagira ngo ni ihene iri kurisha ni ihene iri kurya vetiveri irimo sondori yavayo kingura urujya kubitaho uburyo ngo yagira ngo umuntu wari uri mu nzu yarasohotse aragiye ahita asubira hejuru uyavayo umuntu wari uri mu nzu yanjye arasohotse buriya aragiye iyo yumva parufe rebe turashize yaje iyo Some rats are gonna die today. munsi imbeba ziraza gupfa umve gasani mwana ari ibyirika umugore uriya nu ikangamo bari bamuziye mu rugara babuze Feel my heart. mva umutima wanjye ukuntu uri gutera Most scared you've ever been. Your whole ko wagira ngo ni ubwa mbere nikanze mu buzima bwanjye yari kubica Come on, let's go. ngwino tugende treat people like that. ntabwo dukwiye gutuma umuntu adufata kuriya Teach you a lesson. uriya mugore hari umuntu ukwiye kumwigisha isomo mva umwana Then we'll go get your doll. turaza gutegereza nagenda tugaruke dufate igipupe cyawe sibyo ngwino nkubwire Matilda, Matilda you will never go back in that house again. sezeranya ko iriya nzu utazongera kuyinjiramo I promise. ndagusezeranya vanukanya akana nta bwoba kagira ngo nagenda ngo twongere tugaruke mu nzu ye dukuremo igipupe akana nta bwoba kagira uyu mukuru we Jennifer ariko yataranu sinzagaruka hano So we came home with $2,000 ese ngo dutashye dufite ibihumbi 2,000 by'idolari in the air, and we both noneho just tubijugunye mu kirere like we were on the $1 million sticky. umugore hano ari kuganiriza abantu Do you abantu like banaganiriza niba abapolisi ni aba FBI nako iriya show ndayikunda The old days. biriya Now byari bya kera it's all over this. umwana aratashye Give me a dime, Matilda. This is Bob. Matilda uyu ni Bob na Bill the cops? abo ni abapolisi Pops, they are ace baraga pals. abapolisi bacuruza amato I'm starved. nzara iranyishe Hi, Harry. bite hari Who are you? muri bande What is this, a hot tub party? hano habaye ikirori Here. nzokere mu nzu All day I come home, you're entertaining a couple of surfer dude bodybuilders. banakoze umunsi wose gata Dad. papa abo ni abapolisi Interested in timeshare? urifuza ko tuzakugurisha ubwato Let me talk to people. I
I am in a cage. none se ntabwo nemerewe kuvugana n'abantu hano mba ni muri gereza Besides those stupid kids. bamwe kuvugana n'abandi bantu batari ibi bigoryi by'abana twabyaye umugabo agomba gutaha agasanga ibiryo biri ku meza umwana atangira kwitinya. What do you want? Papa, Yell at me, okay? ngaho nsakuriza Up and leave us alone! ziba wacyana we nawe ndekanye nyine Again! ongera unsakurize papa usakurize And pound your miserable eye! ahubwo reka nze ngutimbure warwana we kugira ngo muzajye mu micubahiro hano. Umwana akanurira urugi kumwe bajya bamutonganya umwana urugi rukinga atarukozeho ahita ashyiramo n'ipata. Uyu mwana abikoza bishaka noneho. No kid likes being yelled at. Nta mwana ukunda gutukwa. Precisely Harry's ranting and raving. Cyane cyane bitutsi papa we hariya mutukaga. Power. Ibyo byatumye umwana atangira kumenya ko afite imbaraga muri we. Practice. Icyo yari akeneye ni ukuzikontorora no kwitoza. Umwana amenye ko afite imbaraga. Tangira kwitoza amenye ukuntu azajya azikoresha yarakaye. Izi imbaraga kenshi ze zikora iyo bari kumutuka yarakaye. Yatangiye kwibuka ukuntu bajya bamwita urakagoryi akibuka ukuntu mutuka atibupoye n'igisambo kandi urubuto ntago rujya rugwa kure y'igiti cyararuvuyeho. Niburi wa muhudu nawe twarenga ba wa muhudu. Umwana yarakaye nibwo imbaraga ze zikora. Umwana yatangiye kurakara amataka yafungura atayakozeho akaza agasuka hano mu giporezo ikika akagikoresha atagikozeho. Umwana imbaraga zatangiye kuzikontorora. Hey! Ewan! Imbaraga saro namaze kuzisobanukirwa. Amatara arayatsa atayakozeho. Umwana atangiye kumenya imbaraga afite. Buriya ngo ubwongo bwacu bufite imbaraga zidasanzwe kuko bwose tutabukoresha. Umwana hano yarabagiye arisobanukirwa usanga afite imbaraga zidasanzwe araziserebura none ndanahatwika dore indabyo imbaraga ziragiye azi menya ukuntu azajya zikontorora. Ewana undi buhatwike ewana ndabica ndabamara karagiye ahatwika barishimye ibintu mu nzu gasigaye kabiterura atabikozeho kakabikaraga. Akana gafite ubwenge bwinshi ubwonko buhambaye cyane bufite imbaraga zidasanzwe nuko kari Played especially for all you little bitty pretty ones moving and grooving on this sunny afternoon, playing music to make you smile, so you'd better not touch that. Inzu yose ibintu bishyize ku murongo n'amarida yakura hatayakozeho agikura amarido mu gitondo abona baba polisi baje kuneka papa we mu rukerera. Search warrant to do this? Mbere kuza gusaka hano twagombye kuba dufite igipapuro se gisaka. Nta mupolisi wemerewe kuza mu rugo rw'umuntu ngasaka adafite search warrant, adafite igipapuro yahawe n'urukiko kivuga turiya muntu muzagende umusaka. Umuntu naza kugusaka uzamwangira ibyo azaba yambaye byose. Nakomwe ntago mugira abavoka. Hano baje gusaka ikarito uriya mugabo abikamo ibintu bye. Papa w'uyu mwana ni umugezi wa nabi. Ibikoresho by'amamodoka by'abandi. Ikarito nabonaga hano igiye. Umwana ikarito arongera yisubiza inyuma arayimura kugira ngo batayisaka bagafunga papa we. Come on. You two men are gonna be in a lot of trouble very. Mwabagabo babiri mwe muraza kwisanga mu bibazo. It's the female minor. Dore umugore wigize w'umwana, dore umwana wigize umugore. Aren't you supposed to be in school, young lady? Wakane ntago wakabaye ku ishuri. Ahubwo simwe ntago mwakabaye mufite igipapuro kibemerera gusaka. Narabisomye mu gitabo ko umuntu uza gusaka nta gipapuro afite ushinzwe umutekano afungirwa muri gereza y'abapolisi. Let's go into federal prison. Papa we ni uzafungwa. In a federal orphanage. Nawe itujyanwa muri orphanage. Make sure it's a nice orphanage. Ariko nutwemera tuzakohereza muri orphanage nziza. Teeny weeny cockroaches. Wakana we sibyo wakanyenziwe gato. Umwana imodoka yaba arayitwara. Hari n'ikindi cyaha mugiye gukora. Dore imodoka yanyu igiye kugonga kandi ni yanya kana gasiga gatwara amamodoka katayakozeho. Bagiye umwana asigarana kasete y'ibimenyetso bamaze igiye bafata papa we. Bafata kasete. Bought a little time for her dad to come. Umwana ibyo byose yatabaye papa ngo batamufunga. Agira ngo papa batetamufunga none aha byibura abanza agerageze kugarura ubwenge. Ariko ubugizi bwa nabi. Muri iryo joro Matilda yarambaye igicuku maze kwambara ahamagara marete ye. Muri iryo joro yambaye umupira w'imbeho ashyiramo ikote agiye. Ababyeyi baba bari kureba filime za rukari karasobanura. Ugiye wakagoryiwe hanze. Uyu mwana ibaze ko ababyeyi batamwitayeho. Umwana w'imyaka 6 niyo yagenda hanze nta muntu umwitayeho. Fata karoti bamutera karoti umwana arayikontorora
arayihindukiza arayimusubiza hey! Koma musosi ndapfuye igisaza cye uyu mwana n'umwana usohoka mu rugo saa sita z'ijoro ababyeyi ntibamubaze ngo ugiye ntabwo bamwitayeho ahubwo bagize amahirwe yagenda ntazagaruke kugira imbaraga ubundi biba bingana nk'ikintu uzazikoresha matlide we yari afite ubutwari muri we muri rya joro umwana yagarutse kwa directrice muri iryo joro umwana yagarutse kwa directrice ndagira ngo urebe filime mu gicuku yagarutse kwa directrice arartyaza ibyuma we uyu mugore ni umugome arartyaza ibyuma arya na shokora abana baturusha ubwenge barya utuntu turyoshye abantu bakuru buriya mwabuze ubwenge mwirirwa munywa ibiyoga bibishye abana ni utuyawurute utuntu tu ice cream ikintu gituma abantu bakuru banywa ibiyoga n'ibindi biyobyabwenge bana batorata inzoga n'imbi sibyo nuzajya ubona iwanyu bari kunywa inzoga mujye mubwira ababyeyi banyu ngo papa ni bibi munywa urwunge zana umwana sasa atangiye hano yahereye kuri ya foto arayireba atayikozeho irijyana areba na cya gipupe ibintu bya mwarimu we Jennifer byose biri muri iyi nzara bishaka cya gipupe arabanza aragihamagara aje kwiba ibikoresho byose bya Jennifer atabikozeho hamagara igipupe kiraza umuyaga uragitwara asigaye afite imbaraga umuyaga uragatwara ahubwo bebe vayo rebe arayitoza gutera amacumu nimba azayatera abandi directrice abica mwana arabanza zanareba za shokora arazizamura za shokora izi ni shokora directrice nako mwarimu wakunda Jennifer hani nazo arazifata ikintu numvishe mu idirishya ikintu numvishe kariya kana gafata sibyo murihangana urwunge nicyo kinyobwa cye kiyoboye umwana igipupa aragikura asigaye afite ibaraga bidasanzwe nta bibaraga bindi bidasanzwe we akoresha ubwonko bwe 100%. uri kureba iyi filime ukoresha agace gato cyane niyo mpamvu ubona nyine nta hantu urajya ibyo birabaye umwana aramanuka ari kumanuka kakitero nimba ari akabano nimba bakita gake ni umubano dore umugore aratera amacumu nimba bayitoza kwica ibisambo turashize Leonari umwana zano yibana za shokora muri hangana cya King kiba kituvangiye sasu yari hano yumvisha idirishya ry'ikinga za kureba dorakana gafite umutima ukomeye ibaze kwiyahura mu rugo rw'umugore nk'uye gufasha yakwica mu rugo rwe arara yitoza gutera ibyuma kana karamureba yari kunywa icyayi akana kari gukontoresha ibintu byose amaso isasta z'ijoro kazigeza gakoresheje kihutije n'isasta zita zigera kugakoresha ubwonko umwana agira gutya inteba yegeza inyuma rebe koresheje amaso uyabona sasta z'ijoro zigeze mu kanya saa 3 agiye kwicarana akana kari hano karategura gira gutya zari sasta z'ijoro karongera kajyana urushinge zibasayine zari 3 zibasayine nako mumbabarire ifata isaha do kana karbanza kari bano gakoresheje ubwonko bwako buri kiremwa muntu dukoresha ubwonko bwacu igice
Leonari yo tu umwana ari kubiko Leonari ngwino hano tu katururi umwana arabanza amanura yafoto uyu mugore yashyiza wibuke mwarimu Jennifer azano kingurira King yaravuze ngo iyi foto ahantu imanitse ngo hari hamanitse ifoto ya papa we umwana yafashe ifoto y'umugore arayitwika koresheje amaso ibintu byo kujya mu rugo rw'abandi ukarushimuta ukamanikamo n'ifoto yawe ntago ari sawa reba filime umwana kumarura bya bibuye ibyo ajya gatera ari muri akikina ya mikino ya Olympique uyu mukecuru yo Magnus ifoto ya Magnus ifayo uyu ni papa wa mwarimu Jennifer Hani ifoto ifayo nyirurugo uyu yashimuse banakeka ko ashobora kuba ari we wamwishe wishe papa uriya mwana Jennifer cyangwa se wa mwarimu wigisha kano kana Jennifer Hani uyarebye saa sita z'ijoro zimwuzuriye mu kanya hari saa tatu ariko uzi kubona amasaha ari kukwirukanyiraho wareba ku isoko ukabona ni saa sita mu kanya wari ukabona ni mu gitondo burakeye umugore yarahamutse abonye ifoto ya Magnus azi wapfuye yimanika ubwoba bwaramwishacaho mwana reka mbe njya shokora mbitekerezaho ni akana kinjira mu nzu umukecuru ahunze urugo rwe sasu yari mu nzira agenda yabonye umwitero uyu ni umwitero k'akana kambara mu mutwe buri gihe ku ishuri niyo style yako aranayihumuriza aya mavuta ariho n'iki kumbe mu gitondo Miss Yani ntabwo uri bwizere icyo nkuzaniye yazaniye icya gipupe Miss Yani yakuze baramwambuye uriya mukecuru rero mwibiye igipupe dore n'akandi nkuzaniye ni shokora papa yajyaga muha kera byose byari byaribwe n'uriya mugore directrice zana shokora nyiguhishire uyahisha igipupe batamenye ko n'injoro bagiye kukiba uyu mukecuru directrice w'ikigo I will be teaching your class today. uyu munsi ishuri ryawe ndaza kugufasha kuryigisha dore isura harimo n'uduheri wagira ngo ntazi ya mavuta bita arya bada Honey to get very, very nervous. Matilda. Miss Ya no munsi yagize ubwoba ariko Matilda yari afite umupango. She's really raving mad. What is it your father used to call you? Wawe yajyaga guhamagara ngo iki? Bumblebee. Yamamagaraga Hummingbird cyangwa Bumblebee. He called her Trunchbull? No, I suppose he called her Agatha. None se Uncle Trunchbull nako Tante Trunchbull bamwitaga ngo iki? Bamwitaga Agatha. Maybe I could go back to the house and put the doll back while she. Iki gipupe ndagisubiza kwa directrice mu rugo atazanamenya ko ari we wagikuyeyo. It's gonna be okay. Biraza kumera sawa ndagusezeranye. You promised you wouldn't go back in that house. N'ejo bundi rero wansezeranije kutazasubira muri iriya nzu. On the garage roof. Nabikoze byose ndi ku rusenge. Nakoresha imbaraga zanjye ibintu mbisohora mu nzu ninjiyemo. Ibyo bintu by'imbaraga zawe uhora umubwira ntazo ufite wakanawe kucyo ubeshya kandi imbaraga kamenye kuzikontorora karabanza kamwiryaho. Umwana arongera azamura hano ijagi atayikozeho mwarimu yikangamo turashize mwana yambwiye ati njyewe mfite imbaraga ibintu mbisohora mu nzu ninjiye muri iyo nzu za mbaraga zawe ngiyewe baranzi mfite imbaraga metere yikangamo turashize karamuseka njyewe mfite imbaraga reka noneho nyimanure hasi hariya urebe arabanza shyiraho amarita ahisha ibintu byose uriya mwarimu yanga uyu arikanga kandi akamwereka imbaraga gafite gakoresha ubwonko bwako 100%. Ibintu kiremwa muntu kitarabasha gukora. Nice girl. Nta kongera kwigira umwana mwiza. Hey, niko kamubwiye ati ibintu byo ku mwana mwiza tubigabanye. Hey, don't make me wait. Icara mwese mwituma nekerezo yarinjira. And hold the newt. Vayo. Hey. Ranks. Move. Nawe je mu bandi wa Rwanda we. Directrice w'ikigo. I am here to teach you all a lesson. Mwese nje kubigisha isomo. Directrice w'ikigo. Sometimes in life, horrible and unexplainable things. Rimwe na rimwe mu buzima ibintu bibi utasobanura bijya biba. These things are a test of character. Ibyo nibyo bisuzuma umuntu tukamenya uwo ari we. Gasani. Ubwana bwiga muri kaka. Muri gardienne bahita mu kaka. Character.
line across the room, quickly! Mwese mukuru murungusi mundi. Fill this gap! Yeah. Expect you're wondering what I'm talking about. Yes. A child came to my house. Hari icyana cyaje mu rugo rwanjye ninjoro. When? Sinzi igihe yasi cyangwa igihe yagereye mu nzu yanjye. No, you. Buretse wowe wezi. I know a child came. Ariko umwana waje mu rugo rwanjye ndamuzi. Dore ngo Do you know it was illegal to enter someone's home without their permission? Mwari bizi ko amategeko y'umuntu umuntu yinjira mu rugo rw'abandi nta burenganzira afite. Yego Miss Tanchbill. Hey, shoulders back. Mwese mubane barabana nk'abasirikare. Do any of you recognize muri mwese this? Hari uwibuka uno mubano. Uyu mubano abana bose bazi uwambara baramuzi ni matlide. Kadukina umukino Wearing a pretty red. Okay, reka tubanze tubare. Ejo hahise hari umwana wari wambaye no ribbon cyangwa se uno mubano. None uyu munsi ntawe yambaye. Uwo mwana niwe waje mu rugo rwanjye ruhato. Who does this disgusting ribbon belong to? I shall personally see to it that the demented, drooling, slime-breathed little Lilliputian who owns this disgusting ribbon. Ndashaka kumenya umugenga waje yambaye no mubana akawuta wanjye n'ibyo yakoze akabisobanura. Punchbowl, I was the one who was. Ninjye waje wawe ninjoro. No, I broke your. Kuvuna akaboko. Do it again. Nigeze kuvuna akaboko mbere ndongera nkavuna. I'm not 7 years old anymore. Ntabwo ngifite imyaka 7. Tante wanjye Punchbowl. Bana bari kanguhi ni tante we. Ntabyo bari bazi. You will be put away in a place where not even the crowd. Wacyanongeye kugufungira ahantu nta muntu umuzongera kubona ndabizi ko ari we waje wanjye. Look. Reba. Umwana azamura ingwa koresheje amaso ye. We dore ingwa uri kwizamura we uyarikanga bira byose n'umwana uri kubikora bikoresheje ubwonko bwe. Yaranditse ngo Agata. Miss Tanchbill bamwita ubundi Agata. Yarabibona. Uri kwandika ibintu Magnus ni wa mugabo wapfuye ari papa w'uyu mukobwa Metresse. Ndagira ngo inzu ya Bumblebee umukobwa wanjye n'amafaranga ye ubimusubize. Yagasana. Nurangiza usuhunge uve muri uyu mujyi. Nudahunga ngo uve muri uyu mujyi nzakubona. Nzakubona nk'uko nawe nk'uko wangize. Mbega ni nk'uko urashaka umwana kugaragaza ko ari wishe umuntu. Yagasana. Ibintu biradogera. Yeah. Hey. Yagasana. Hey. Mwana mukubita shifu. Zirimo imyanda shifu nawe urabizi bajyaga batubwira ngo mujye kuyikubita hanze muyigarure. Mwana yamukubise shifu atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi. Kamatrida karatwikita kongera kazamura n'amarido. Yagasana. Undi mani bayarabibaze dukoresheje ubwonko bwacu 100%. Akenshi twajya dusara bwaturika n'ingaruka nyinshi. Twajya tubona n'ibidahari. Niyo mpamvu usanga dukoresha agace gato ku bwonko bwacu. Uyu mwana wakoresha igice kinini niyo mpamvu ubona abasha kumuvinga ibintu akabijyana handi atabikozeho. Niyo. Directrice w'ikiga abana baza kumushungera. Bayo waruzingo we patakana kamwe hano. Abizi? Patakana. Urabe? Patakana. Directrice. Wibikora wishukunye umwana. Umwana bagiye kumunyuza mu idirishya ngo rimeneke. Umwana akingura idirishya basi ritamukubita. Agiye kugwa hasi kano karamukaraga gakoresheje za mbaraga zakabwo kamuha umunyenga. Aho kugira ngo agwe Matlide ari gukoresha imbaraga reka nguha umunyenga. Matlide amuha umunyenga agurutsa umwana. Ahita anamugarura mu ishuri. Umwana yaruka Matlide umuyoboye. Yarashugunye umwana ngagwe. Matlide yagaruye umwana ari kumukontora. Sunika Directrice agwa ku mubumbe w'isi. Kuri gorobe. Munkaragire reka isi mwikaragire mufungire amaferi. Ubonye Metresse kari ubisabye barabanza Directrice wari warigize akarakajya baramuseka bamukaragira ku isi si mwikaragiraho mufungiraho amaferi. Byose ni Matlide uri kubikora atamukozeho. Turashize. Ibi byose ni Matlide uri kubikora atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi yirirwa kubita
gukubita abana bababaza buriya nta cyiza cyo gukubita abana uyavayo aza guhanga akanano robeka vayo karavenda Matilde ahita akazamura hejuru directrice afata ubusa bana ndanahatwitse ibyo byose ni Matilde uri kubikora mu ibanga dore bya bintu abana baba bapfunyitse bari buze kurya bana bafayo babona directrice wajya kubakubitira hasi abiga mu mashuri yisumbuyeho wana directrice yapfuye nawe utayiryaho mwese mutera ibiryo byanyu imigati imireti by'abantu bose bapfunyitse imbuto rekura nta kibazo uyamumanuye neza atamukozeho ntabwo nari nzi ko nabasha kuguruka kumbe ntabwo aguruka ahubwo ni Matilde uri kumufasha directrice wajyaga kubita abana bose baramwanga buriya abana umuntu banga n'Imana ntabwo ibimukunda kuko Yesu yavuze ko ubwami bw'ijuru ari ubw'abana niyo mpamvu abana muri iyi minsi ngiye kujya mbakorera filime abantu bakuru nabonye nta keza kabo bakorera filime nziza ntibanyoherereza amafaranga kuri ya mobile money yanjye ubu ni njye n'abana abana nibo banjye na Yesu bari bo bantu bi directrice barakamumeneye directrice abamuteye papier hygienique abamuteye amaronji imigati bari kurya iki niki directrice abana ntago bamukunda muri iyo wigisha abana bisaba kwigira nkabo kugira ngo urebe hanini ko bagukunda ni nabwo bakubaha ibyo babwiye bakabikora uko babikora bavuga ati n'umugenzi wacu bitubwiye ni iniga yacu ati rya shuri ryasaga nabi ntabwo ryongeye gusa nabi barakwereka Miss Hani Maîtresse yasubiye muri yanzu ye Matilda was a frequent visitor. ndetse Matilda was a frequent visitor yari umushyitsi umusura buri gihe bihoraho umwana asigaye asura na Maîtresse Hani umutima wanjye uri gutera inzira gusa neza uriya mugore akiba muri iyi nzu y'ibyo no mukobwa kubera yari yarishe se yasaga nabi barakwereka kiraho ababyeyi ba Matilda mwana wacu turagiye vayo tugende uyu ni mama wa Matilda bahita bapakira biswi tugende twirukanka Well, nobody will be there. We're moving to Guam. twimukiye muri Guam. Yeah. Daddy's not going to be in the oil business anymore. I don't want to. Papa business yavuye mu sinshaka kugenda A permanent vacation. turagiye ntabwo tuzagaruka Speedboat salesman to the airport. turi guhunga polisi tugiye ku kibuga cy'indege It isn't fair. njye buryo munjyanyemo ntabwo ari byo vayo tugende wa cyane Matilda baramutwaye barahunze polisi uyu mugabo yagurishaga imodoka simeze nabi polisi iri kumwiga Why would she want some snotty, disobedient kid? kubera icyo umwana asuzugura Really wonderful child and I love her. uyu mwana ni mwiza ngenda mukunda Miss Honey? ariko ubundi wanyadobusa ukambera mama Maîtresse Look, I don't have time for all these njye ntagiye mfite Second dad, I have the adoption. papa njye mfite ibipapuro byo mu rukiko reka mbibaye musinye njyewe Maîtresse aba ari umbera mama anyadopte mwe mwigendere Are you hearing this, Harry? rebe All you have to do is sign. papa we sinya ko utakiri papa wanjye na mama sinye ko atakiri mama wanjye njyewe Miss Hani anyadopte mba umukobwa we ababyeyi nabo uyu mwana baramuhaze shero uratekereza iki You're the only daughter I ever had, Matilda. Matilda niwe mukobwa wenyine nigeze mbyara Understood you now. rero ndakumva nimba udashaka ko tukubera ababyeyi rwose genda ntabwo muri make ni kuvuga ati tworosoye wabyukaga zana ikaramu uyu mwana ntabwo bamukunda n'ubundi kubabwira ngo agiye kubona undi muntu umurera ababyeyi be babyumva ko bakavuga ati sigara rwose ahubwo tugeze amahirwe uragiye wacyana we umwana yaje kubereka musinyana The Wormwood signed the adoption papers. ababyeyi be basinye ibipapuro byo mu rukiko bigaragaza ko uyu mwana atakiri umwana wabo ahubwo abonye mama we mama ubwo ninde ni Maîtresse sinya hindukira ngo usinyire akana karishimye n'ababyeyi ariko barishimye ntugira ngo umwana wishimye gusa kuba bano batari ababyeyi be n'aba babyeyi barishimye ko uyu mwana atakiri umwana wabo nugira ikibazo cy'amafaranga uzaduhamagare tukoherereze yo kumurera undi ati nayo nkeneye natawe umubyeyi wanjye bara nta babyeyi babarimo sibyo ababyeyi barishimye kuvuga ati baruhutse umutwaro gusa icyo bazi ngo baruhutse umutwaro bitesheje umwana ufite ubwenge bwinshi cyane wakanabahinduriye ubuzima bo bari guhunga polisi ati barakwereka Matilda yakomeje kubana n'uriya mugore iminsi iragenda iricuma nyine yabaye mama we Principal of Cruncham Hall. Miss Hani baje kumugira directrice w'ikigo bari uyobora cya kigo ava ku byo kuba Maîtresse aba Maîtresse To her great surprise. nako aba directrice ndetse na Matilda yabayeho ubuzima yishimye akina ikiba ariko ameze neza nta kibazo afite kano kantu urabona ko gafite ubwenge
hari akandi kana nabonye ejo bundi kajya karirimba nzakabereka kitwa Kariza. Shawu nako karirimba neza. Nako gafite ubwenge nk'ubw'uyu mwana. Umwana arakareka yibaniye n'uyu. Ababyeyi be n'ubundi babufataga nabi. And Miss Honey each got what they had always wanted. Yaba Matlide ndetse na Miss Honey. Family. Bose baje kubona icyo bahoze bifuza, ari cyo bita umuryango unezerewe. Powers again. Ndetse Matlide narubwo, I mean almost never. Ntago yongeraga gukoresha imbaraga ze mu bibi, yakoreshaga za mbaraga ze noneho mu byiza. Akura nk'ibitobo karara basoma. Mbega umwana neza neza afite ubwenge nk'ubw'akakana k'inaha kitwa Akariza Gayera. Simujye mukabona? Basize abana bari gusoma ibitabo na filime yacu nuko igenze. Banyita Rocky. Ciao ciao.